ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo bakundwa ba Yesu abari mu mpande enye zose z'isi. Amahoro ya Nyagasani gufashwa n'umwuka wera kuba akunda Imana bikomeze bibane na buri wese. Turi hano rero ku Ineza TV nk'uko bisanzwe, tuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi tukagira abatumirwa. Niyo mpamvu n'uyu munsi twabateguriye umutumirwa mwiza kandi uza kutuganiriza, afite ikiganiro nawe aza kutubwira. Reka mwakire. Urakoze cyane abanyamakuru ba Ineza TV, ndishimye cyane kandi nakiriye ubutumire bwanyu mwantuye kuri uyu munsi wa none kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Turatangira n'ubundi twibwira abantu muri rusange. Yewe ukwakiriye nitwa Adriane Tuyisenge, namwe mwatangira mwibwira abatwumva abazatubona. Nitwa Yesarakiza Andrew, ndi umugabo wubatse ufite umudamu umwe n'abana 4 kandi ndashima Imana. Murakoze cyane umukozi w'Imana. Ni byiza, ni iby'igiciro kubana nawe hano, ni byiza kandi tugira umuco mwiza wo kubanza gusenga Imana, n'ubundi mu magambo meza usabamo Imana yayandi kugira ngo dufashe. Uradufasha gusengera Imana. Reka dusenge Imana. Mana nziza igira neza, turagushimira ko ukomera kwawe uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Tugushimiye neza n'urukundo rutarondoreka. Mwami Imana, tugushimiye kuko wateguye kandi ukaba usohoje kuri uyu munsi wa none kugira ngo habeho Ineza TV yo kugira ngo tujye tuvugiraho ijambo ryawe. Benshi bakumva kugira neza kwawe, benshi bakumva impuguro zivuye iwawe. Turagushimiye kubw'iyi radio cya televiziyo ya Ineza TV. Kandi Mwami Imana, turasenze twinyenga kugira ngo kubw'amakuru cyangwa se kubwo ibyigisho cyangwa se ubuhamya buzajya bubonekaho ujye urushaho gutanga umugisha, benshi bakumenye bagusobanukirwe. Kandi nako tukweretse muri uyu mwanya tugiye kwinjiramo, turakwiragije kugira ngo uzubane natwe kugira ngo uganze, kuko ijambo tugiye kuvuga cyangwa ibyo tugiye kuvuga ntago ari ibyacu, ahubwo nibyo kugira ngo ubwami bwawe burusheho kwaguka. Tuguhaye ikaze, rubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane kudusengera Imana. N'ubundi rero dufite ikiganiro cyangwa se umurongo mwateguye mugomba kubwira abantu ibigendanye no gukizwa ndetse n'ibigendanye n'ingorane abakristo, abantu bizeye Imana bahura nazo muri ubu buzima. Hari icyo Imana yabateguriye ku mutima mukaba mugifite, umwanya n'uwanyu. Murakoze cyane. Ku bijyanye n'urugendo turimo rwa buri mukristo wari wese cyangwa se buri muntu wese muri rusange, waba usobanukiwe Imana cyangwa utayisobanukiwe, ndagira ngo ibi byose biratureba kuko twese turi ibiremwa by'Imana. Hariho ibintu kenshi tujya twumva bavuga ngo za karande, imivumo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero nibyo nagira ngo tuganire n'abantu bose kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Ese karande ni iki? Ese imivumo iba yaturutse kuki? Kuko hari abantu benshi ujya kureba ugasanga mbese bari kugenda bavuga ati wenda izi ni karande zo mu miryango cyangwa se ni imivumo. Ku bwanjye rero jyewe maze gukora ubushishozi naje kubona umuti wabyo. Ubwo rero ndagira ngo nsabe buri muntu wese yaba afite ikibazo cya za karande cyangwa se imivumo, ibintu nk'ibyo ngibyo adasobanukiwe, kugira ngo arusheho gukanda subscribe kuri Ineza TV kugira ngo n'ubutaha hajyaho ikindi kiganiro uzihutire kukibona bwa mbere. Murakoze cyane. Imivumo abantu bamenyereye kuyumva mu bantu batarizera, ariko se imivumo mu bantu bizeye Imana bemeye Yesu n'Umwami n'Umukiza, iyo mivumo ibasanga muri ako gakiza cyane cyane. Nubwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo uri muri Yesu ubaye icyaremwe gishya, ariko ntabwo bijya bivanaho yuko ya mivumo itagukurikira. Kuko turareba uburyo ki Dawidi igihe yakoraga icyaha, yakoze icyaha, nyuma yaho Imana iramubabarira, ariko yaramubwiye ngo inkota ntizigire iva mu muryango wawe. Bivuga ngo izo ni karande cyangwa se ni imivumo yavuye ku cyaha yakoze.
Ya murakoze cyane birumvikana n'abasomyi ba Bibiliya hari izindi ngero bashobora kugira, ariko reka tuguhe umwanya udusobanurire byimbitse kugira ngo nuzabyumva abishidikanya ko umuntu ashobora gukizwa, yamara gukizwa akavuka ubwa kabiri, ariko ibya kera ntibibe bishya. Birakunda, hari abo biba bishya, hari abo binanira, hari n'abo bigenda bikurikirana. Rero kugira ngo bisobanuke nk'uko bivuze, umwanya ni uwanyu. Urareba ubuzima bw'umuntu ni urugendo rw'umuzenguruko. Umuntu wese uzi ko Imana yaturemye, umuntu uzi ko habaho kuvuka akirema mu nda mu ngobyi nyababyeyi, akageraho akavuka agakura akagenda akongera akageraho akazaba umusaza. No mu buryo ubwo ni uburyo bw'umubiri, ni uburyo bw'umubiri. Ariko twibuke neza yuko umuntu abaho mu buryo bubiri, umuntu ubundi abaho mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Siko biziho? Yes. Bivuga rero kenshi twibanda ku by'umubiri tukibagirwa ko ibiba ku by'umubiri, biba mu buryo bw'umubiri, biba no mu buryo bw'umwuka. Bivuga ngo rero urugendo rw'umuntu cyangwa se ubuzima bw'umuntu ni urugendo rw'umuzenguruko. Benshi rero barakizwa akavuga ati okay, ubwo nkijijwe mbaye cyane mugisha, nta karande, nta kintu kizongera kunkurikirana. Ariko mwibuke ko Yesu nawe yatubwiye ngo iyo umuntu yihannye aba ameze nk'inzu ikubuwe. Ntabwo bivuga yuko icyo gihe atazongera kubatakwa. Umwanzi arakomeza akaza aza kureba nimba yanze igikubuye kuko ashaka kugira ngo yinjire. Ibintu rero bijyanye n'imivumo, yego iyo ukijijwe ubaye cyane mu gishya, ariko biba bisaba iyindi ntera yo kujyamo kugira ngo noneho winjire muri Yesu kandi unirinde. Si ukuvuga ngo ndakizwa ubundi ibindi byose mbyihorere cyangwa nibagirwe ko bidahari. Hari ingaruka z'ibyaha, hari ingaruka z'ibyaha. Ibyo ngibyo rero nibyo tugira ngo yenda uzatubona, uzatwumva, uzakurikirana iki kiganiro umunyuriremo, kuko bamwe ntibumva karande. Karande ni iki ubundi? Karande ni ibyaha by'abakera bigenda bikurikirana mu muryango. Tuvuge wenda nk'umuntu yakijijwe, wenda tuvuge ngo mu muryango harimo ikintu cy'ubusambanyi. Buri gihe mu bantu bose bakijijwe barabizi, buri gihe akantu k'ubusambanyi cyangwa k'ubuhehesi niyo wakizwa buri gihe karagana. Ari naho hahandi Yesu yasobanura avuga ngo iyo umuntu akijijwe cyangwa se yihannye aba ameze nk'inzu ikubuye imeze neza. Bivuga rero umwanzi wirukanye ari we Satani, bya byaha birakomeza bikaza kudodora ku rugi kugira ngo birebe nimba wabyemerera ngo byinjire. Birumvikana cyane. Noneho rero tukiri aho, urumva ese umuntu yakirinda ate kugira ngo ibyo bintu bimusange mu gakiza? Ari umukristo, yarakijijwe, yarizeye, akemera Yesu nk'umwami n'umukiza, izo karande, ibyo byaha by'abakera batandukana bate? Jewe uburyo nagira inama umuntu, urareba iyo karande n'umuzenguruko, ni ikintu cy'umuzenguruko. Bivuga ngo buri gihe nubwo tubyibagirwa twebwe abantu, ariko ubuzima umuntu abamo bugenda buzenguruka uko bukeye n'uko bwije. Kwirinda rero, nimba wihana wa muzenguruko wa karande wo mu miryango ugomba kuwuca. Ni ceni izenguruka, wowe icyo ukora urayica, izagukurikira buri gihe mu gihe utaciye. Niyo wakizwa gute, karande iragukurikira iyo utaciye. Bivuga ngo nimba mu muryango wenda harimo barakuze baterekera cyangwa se wenda basambana, ya karande irakomeza ikakuzaho wowe kugira ngo wunganye ceni nanone, kugira abana bawe bazarushaho gukomeza gukora bya bindi by'abasogokuruza bakera bakora n'abuzukuru. Bivuga rero icyiza, wowe ukata ceni, ni wowe igezweho, kugira ngo abana bawe batazigera bakurikirwa na za karande, ni wowe ugomba kuzica. Icyo nicyo cyo kumvikana cyane. Yes. Kandi icyo ngicyo nicyo twavuga ngo gikwiye gusobanuka. Ese umukristo akata iyo shene cyangwa se uwo munyururu
umukristo awukata ate kugira ngo atandukane n'ibya kera abe mushya? Ese kuki mu nzu y'Imana, mu masengero, mu madini ibyo bintu bigikurikirana abantu? Nuko bagifite ibya kera muri bo? Mu by'ukuri nk'uko nakomeje kubivuga, ubuzima bw'umuntu ni urugendo rw'umuzenguruko. Ibintu bigenda bizenguruka buri gihe. Bivuga ngo nimba ugezweho wowe ukihana, uba utandukanye n'ibya kera, uba ubaye cyane mu gishya nk'uko Kristo abivuga. Ikibazo rero kiba ku bakristo cyangwa se kitubaho abakristo b'ubu ngubu, tugera mu bikomeye, noneho ya karande cyangwa se twa tuntu twa karande abantu ba kera bakoraga, tukaba present mu gihe cy'ibibazo twagezemo. Iyo tubaye present mu gihe cy'ibibazo, none usanga none twavuze twananiwe, tukunga ya karande nanone. Iyo twayunze, ubwo ubu wongeye gufata ya chain ya kera waciye ukayunga kugira ngo izakomeze mu muryango. Ndabyumva cyane kandi n'uzabyumva nawe azabisobanukirwa. Ariko se ikibazo cyanjye ndetse n'undi wese uzatwumva ashobora kwibaza, iyo karande ko tuzi neza ko muri Yesu tugira itegeko izo karande zigahunga, aho si uko abakristo twabaye abadashyitse izo karande zikadukurikira mu bukristo? Mu by'ukuri bivuze neza, gukizwa ubundi ni ukumara amasa. Hari umukozi w'Imana yigeze kwigisha igihe kimwe, aravuga ngo hari abajya kwa Yesu banyuze mu irembo nyaryo, hakabaho n'aburira inkike. Kuri ubu rero hari abantu benshi bari kwiyorohereza bakurira inkike, kandi ijambo ry'Imana rikutubwira ngo urugendo rwo kwinjira mu nzira y'agakiza ni inzira ifunganye kandi iragoranye, iraruhije. Ubwo rero abenshi bari kwanga kugenda muri ya nzira iruhanyije, irimo amahwa, irimo ibibazo, ibintu nk'ibyo. Bivuze ngo abantu barishushanya, niyo mpamvu ibyo ngibyo bya kera bikibagumyeho. Barishushanya nyine, noneho za karande zigahita ziza zikicomeka. Iyo zicometse bakomeza kugira nabi, bakikanga babikoze. Murakoze cyane. Noneho rero tukiri aho, murabyumvise inshuti bakundwa, izo karande zo guterekera, izo karande zituma abantu basambana bari mu murimo, izo karande zituma abantu bakomeza kubingegera n'ubusambo. Kubingegera ni ukuvuga ngo ni ubujura bw'esikoro n'ibindi. Ibyo bintu byaraje mu madini n'amatorero, birahari, biruzuye cyane. None abo bantu twabagiriye ihe nama? Rero tutarajyaho reka nkwereke, naje gusobanukirwa yuko hari abantu batatu mu buzima cyangwa se bane bashobora kukuvuma ikintu kigakunda. Icya mbere ni umubyeyi, arakuvuma icyo akuvumyeho kigagukurikira. Icya kabiri ni umuyobozi wawe, umuntu w'umuyobozi, yaba ari perezida, yaba ari umuntu wese kuri imbere nk'umuyobozi, ashobora kukuvuma ikintu kikakubaho, umuvumo ukagukurikira. Noneho undi muntu wa gatatu ushobora kukuvuma ni umwarimu wawe, kuko umwarimu ajya imbere yawe kugira ngo aguhe knowledge zimurimo aziguhe. Umuhemukiye rero buri gihe akakuvuma, ibyo bintu birakunda. Aho ngaho ndabyumva. Ubusobanuye yuko abana bakiri batoya bagifite ababyeyi bagomba kubumvira, bakabakorera ibyo kubaha, ndetse na Bibiliya ijambo ry'Imana rirabivuga, rikavuga ngo mwana umvira umubyeyi, kandi umubyeyi nawe arusheho gukunda umwana. Umva rero icya kane ni wa muntu kwizera, akakwizera, mugasezerana ibintu. Nk'urugero wenda tugasezerana ati rwose mfasha, ukama nk'amafaranga nk'urugero, ejo nkagenda nkaguhemukira. Cyangwa se wa muntu uzabwira ati mfite ibanga, cyangwa se naguye mu cyaha, cyangwa se byagenze gutya, mbese akakwiyumvamo ikaze, mukanasezerana, ukanamubwira ngo sinzabivuga cyangwa se sinzaguhemukira, nyuma ukamuhemukira. Uwo muntu amarira yiwe arakokama. Nicyo kintu turi guhura nacyo muri iyi minsi. Ugasanga abantu benshi bari kugenda bahura n'ibibazo batazi aho biri kuva, kumbe ni ubuhemu bagiye bagira mu buzima, noneho bakikururira iyo mivumo yose, ugasangira bose. Ndabyumvise nanjye, kandi uzabyumva nawe azabyumva. Ubuhemu buri guturuka, buri kuzana iyo mivumo. Ni ukuvuga ngo Satani ntaho yinjira adafite icyo akurikiye. Reka rero dukomeze tujyemo kugira ngo turusheho kubisobanukirwa, kandi rwose uzabisobanure uko turi gukore igice cya mbere, tuzagere ku cya kabiri. Komeza rero, numva nanjye ndi kurushaho kuryoherwa numva izo mpamvu.
izo mpamvu rero navuga ngo umuyobozi wawe cyangwa se umubyeyi wawe arakwitangira, bivuga ngo umuntu wese yakwitangiye ikintu cyose ukamuhemukira, ikintu cyose akwateyeho kikuba, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu Kristo ni umwami wacu, kuko yagize ati yatwitangira, yaraza aradupfira. Umuntu wese ukwitangira mu buzima, nk'umuyobozi arakwitangira akajya imbere yawe. Urabizi ko abayobozi babatuka. Iyo mvuga umuyobozi ntabwo mvuga wenda nk'abapasiteri gusa cyangwa se umuntu w'umuyobozi wese wakuri imbere watoye, cyangwa se yaba ari perezida, yaba ari minisitiri, umuntu wese ukuyoboye ni ubwitange aba yagize kugira ngo akuyobore. Hanyuma hakabaho noneho umwarimu nawe aritanga, nubwo benshi bishyurwa nyine kugira ngo babone, ariko ni ubwitange, kuko udafite impano y'ubwarimu ntabwo wapfa kubikora utabifitiye impano. Ubwo rero ni ubwitange bwo kugira ngo umuntu aguhe nosiyo yiwe, hanyuma uzamuhemukire. Iyo umuhemukiye aba akigufiteho ikintu cyose yakuvuga cyo yakwaturaho kiragukura. Nabyumvise cyane. Noneho rero tukiri aho twakibaza tuti ingaruka ziva muri ibyo ni izihe? Ingaruka ziva muri ibyo ni kwa kundi nyine nakomeje mbivuga, umuntu arakwitangira, noneho wowe bwa bwitangire ukwa kwitangira ntubiha agaciro, cyangwa ejo wagirirwa neza ukibagirwa ya neza umuntu yakugiriye. Tukiri aho ikibazo kindi nabaza, mbese karande, reka tujye mu buzima bw'isi, twinjire mu buzima bw'umwuka bw'abarokore, ubw'abantu bakijijwe, ubw'abantu bamenye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndabyumvise ko ibyo bintu byose, umubyeyi, umuyobozi, umuntu wakugiriye neza, uwakubikije ibanga, uwo muntu amasezerano asa nkaho agiyeho kashe y'Imana. Noneho yagiyeho kashe y'Imana, bigatuma habaho ikibazo cy'uko uhemutse. Wamara guhemuka, noneho hakaboneka inkurikizi, icyo bita inkurikizi. Noneho rero iyo turebye mu matorero n'amadini, izi nkurikizi ziri mu bantu, abita abarokore bakijijwe, abahawe agakiza. Izi nkurikizi batandukanye nazo, cyangwa ubwo buhemu barabukora, turabukora, tukagenda duhura n'izo ngaruka za karande. Ibyo nibyo bintu biri kuba muri iyi minsi, kubera yuko uzi ko kera tugiye mu ba kera, wenda niyo tutavuga abantu bakijijwe, abantu ba kera bageraga neza. Wageraga ahantu umuntu akagukingurira, utanakuzi akagucumbikira. Kera twageraga abantu bitwa abagira neza, ukumva ati kanaka ni umugira neza. Tuvuge wenda nko mu rugero rw'abarokore. Umurokore wa kera, cya gihe b'abarokore ba kera, yabaga ari umuntu uzwi n'umurenge wose, ku buryo noneho n'umuntu ashobora kukwizera. Nk'abantu bo mu giturage kera, hari igihe bashaka nko kujya kugura akantu nk'inka, akavuga ati reka nitwaze murokore, niwe muntu tuzi ko, cyangwa se reka njye kumubitsa udufaranga, akaba azwi nk'umuntu udahemuka. Ariko kuri ubu biragoye cyane kugira ngo uzagire n'umurokore ubitse ibanga, kubera yuko twamenye amabanga menshi tutari dukwiriye kumena, duhemuka mu buryo tutari dukwiriye guhemuka, kandi abantu baratwizeye nk'abarokore, nk'abantu bari mu mwuka w'Imana, nk'abantu bubaha Imana, batinya Imana, nk'abantu bagomba kuba ambasaderi bahagarariye abandi bantu. Kuko burya umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, iyo akubonye niyo wakora icyaha aba disappointed. Murakoze cyane, birumvikana. Ariko bishobora kuba ari bya bindi umukobwa akora icyaha cyangwa ikibazo, agira ikibazo ngo agatukisha bose. Turabizi ko hakiri 7,000 bitarapfukama, ariko noneho reka tubifate izo ngero zihari zigaragara zifatika mu bantu, zituma umurimo w'Imana ugawa. Dore ko Yesu yanavuze ngo turi umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha, kandi turi umunyu w'isi. Noneho rero karande zihura gute no kugira ivugabutumwa? Ni iki kibazo giterwa n'izi karande zituma ivugabutumwa ridatera imbere, tutabwiriza ba bantu nyine ngo bemere? Aho ngaho bivuze neza, kandi n'ubundi nigeze kubivugaho gakeya. Ni ba bantu bakizwa, bamara gukizwa, noneho igihe kikagera bakimukana za karande.
nka kumwe wa mukozi w'Imana yigishije navuze kama ngo hari abasimbuka inkiki. Hari umuntu ukizwa, yamara gukizwa yagera imbere noneho agakubitanwa n'ibibazo, noneho agahita yunga ceni ya za karande zo mu muryango. Iyo yunze ceni yanga kwihana cyaha kubw'icyubahiro afite cyangwa se kubw'agaciro afite mu bantu, none akanga kukihana nta gice, none akakizana kigatangira kwimanifesta mu bantu. Ni hahandi rero uzajya kubona ukabona karande zarimutse zavuye iwabo wazo zaje no mu nzu y'Imana, ugasanga umuntu akoze ikintu ugatekereza se uyu muntu arakijijwe cyangwa ntagakijijwe. Bakomeje kuvuga ngo hariho ibihumbi 7, nibyo koko harimo ibihumbi 7, ariko ndagira ngo nsabe buri muntu wese ukurikiye kino kiganiro amenye neza yuko ibintu byose bigira inkurikizi. Nimba ubuzima ari urugendo rw'umuzenguruko, abantu benshi barahemuka akibwira ko atazagaruka ahantu. Twibuke yuko ababyeyi ba kera batubwiraga nukora icyiza uzagisanga imbere. Hanyuma abongereza nabo bakatubwira ngo what goes around comes around. Bivuga ngo ibyo ni ibintu tudasanga mu ijambo ry'Imana, ariko kera byari biri. Bivuga ngo ikintu cyose uhemukiye umuntu kirongera kikagaruka. Ni nko gufata inzira, mbese nshobora no kubishyiramo muri ubu buryo bwo kuvuga ngo urugendo rw'ubukristo ni ukugenda utema inzira. Iyo ugenda utema inzira rero ugomba kugenda utema inzira neza ku buryo uharura neza, kuko uzagaruka n'ubundi, kuko ubuzima n'umuzenguruko. Mu magambo make yenda twavuga tuti mu isi nk'uko n'umubwiriza yabivuze, icyo biba nicyo usarura. Icyo biba nicyo usarura, kandi noneho ntawe uzava mu isi atishyuwe. Uko ni ukuri. Na Yesu yarabivuze aravuga ngo icyo wicisha inkota azicwa nayo. Reka rero yenda kuko ari ikiganiro kibanza, tutinjiramo tukagera ku musozo kandi hakiri amatsiko, tuze guhinira hano dusoza ndumva wakomeza ukatubwira yenda umusozo w'aka gace gatoya kandi. Umusozo w'aka gace navuga ngo hari byinshi, yemwe bantu bakurikiye Neza TV, hari byinshi tugiye kuzaganira ku bijyanye n'izi karande. Ukaba utarasobanukirwa karande n'iki, ukaba utarasobanukirwa umuvumo uturuka kuki cyangwa se uva hehe, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, kugira ngo ubutaha ikiganiro kijya kuri Ineza TV uzabashe kukibona ari bwa mbere, ikintu rero nagira inama abantu nuko mwamenya kugenda neza nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose mu mahoro, no kwezwa kuko utegejwe atazabona umwami Imana. Haleluya. Amen. Urumva rero noneho tukiri aho dusoza, kandi wowe ufite ubunararibonye kuko wabaye mu matorero atandukanye cyangwa amadini. Wavuye hahandi batemeraga Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubucunguzi, bamwemeraga nka Isa nk'umuhanuzi. Uraza noneho wemera Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe. Aho rero hari urugendo, hari n'ubuhamya bukomeye. Hari n'ibyo wabonye muri karande aho ngaho no muri karande z'abakristo. Ibyo byose tuzabihuriza hamwe. Nitumara kubihuriza hamwe ubibasobanura. Nzabisobanura rwose, nzabibasobanurira basobanukirwa ubuzima bwo mu yandi madini bumeze gute, n'ubuzima bwo idini rya gikristo bwifashe gute. Ndabasaba rero kugira ngo mutazacikanwa ubutaha, muzaze mwumve uburyo Yesu agira neza. Murakoze cyane. Kandi Yesu agira neza koko, nibyo witwa Yesarakiza. Kandi mbere witwaga nitwaga Kasimu ni izina rikomeye tuzasobanura. Bivuze ngo yahoze muri Islam, siko bayita, ntaza kwivugana basuhuza abasilamu nabo muri rwa rurimi rwabo. Assalamu alaikum bayisilamu mwese, ndabakunda. Twese turi abana b'Imana, namwe muzagira amatsiko yo kuza kumva kuri iki kiganiro kugira ngo mubashe guhitamo neza, mumenye Yesu ninde, mumenye Isa ninde. Murakoze cyane.
murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha abantu b'Imana bari mu mpande enye z'isi, muri Afurika, muri Aziya, muri Australia, muri Amerika y'Epfo n'iya ruguru. Tubifurije ibihe byiza kandi nk'uko twabivuze dutangira, tuzagira ikiganiro kirambuye ubutaha, kuko dufite igice cya mbere nicyo tuyishyizeho. Tuzashyiraho igice cy'ubuhamya, ukuntu yavuye muri Isilamu, uko Imana yamugiriye neza, uko yamuhinduriye izina, ndetse n'ibyo yabonye bigendanye na karande mu bantu b'Imana. Reka rero turangize dusenga. Imana ibahe umugisha. Imana Nyiringabo, turagushimiye ko wabanye natwe ukatugirira neza, ukadushyigikira. Uzumva iri jambo tuvuze nk'iki kiganiro dukoze kigendanye n'uko hari imbaraga zigikurikirana abantu, mwami ukomeze uci izo mbaraga ziri hagati y'Umukristo, ziri hagati y'uwizera n'imbaraga za kera yagendanaga nazo. Ibintu byose kuko wavuze ngo uwo kwizeye ibya kera birashira hakaza ibishya. Dukeneye ibishya mu bantu bawe, komeza ubibahe bavuka ubwa kabiri kandi bavukane gukizwa no kwera, kugira ngo dutegereze ubwami bwawe twitonze kandi dukiranutse. Mu izina rya Yesu usabye nizeye, amen.